icya karindwi gutangiza ibintu nubisohoza. Ibyo urabizi gutangiza ibintu nubisohoza. Utangiza umushinga ukadindira. Wakubaka inzu nirangire. Ibyo urabizi. Ugatangaza igihe cya mariage bigapfa. Utangiza ibintu nubisohoza. Izi bazita imbaraga ziki? Bazita imbaraga ziranga umuntu uboshye. Ikintu gituma tugira ubwoba ni icyaha. Icyaha nicyo kiza kikatubo. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwigishwa bakagaragarizwa ibyo byumba. Abantu bamwe rero bivovotera amasezerano ngo Imana yaravuze ngo kwidasohoza, bamwe bakabivamo agasubira inyuma. Ibi nabyo gusubira inyuma. Ejo bundi baravuze ngo igihe ngo kigutegekaho hahira. Yego. Kigutegeka so kujya guhahiramo. None se hari ibintu rimwe na rimwe abantu tuvuga, hari ubuzima tubamo, noneho kubera ko utigeze ububamo ntutekereze yuko ari igihe kibukubeshejemo. Ahantu hose mutuye muhatujwe n'igihe. Aruba muri etaje n'igihe kimutuje, kuko mbere yuko hatura hari ahandi yari atuye. None igihe cyamuvanye hari atuye bukimutuje muri etaje. Abari hanze muhatujwe n'igihe, ko mbere yuko muhajya haraho igihe cyabanje kubashyira. Umuntu yitwa umugabo hari igihe cyarabanje kumugira umusore. Rero niyo mpamvu itangiriro ibice 18 ku murongo waho reka mbere wa 13 haravuga ngo Uwiteka buzaburahamu nigisekeje Sara akibaza ati nukuri koko nzabyara nyecuye. 14 hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Yego. Iki ni cyagiye. Iyo ufashe iby'Imana ikubwiye ukabihuza n'igihe uri mubona bitazakunda. Yego. Ariko iyo ufashe iby'Imana ivuze ukabihuza n'ubushobozi bw'ubivuze ubona bizakunda. Amen. Rimwe na rimwe igihe gituma tutizera iby'Imana ivuze. Kandi y'Imana ijya kuvuga iby'izakora ntabwo ihera ku gihe turimo. Ihera kuriya gukenyuka n'umuvumo. Gukenyuka n'umuvumo ndacyafite byinshi byo gukorera Imana. Umwuka wo gukenyuka. Hari abantu Imana yateguye itegura imyaka bazamara kwiza. Ariko nibuza uzapfe uzatahe iyi myaka uyirangije, apana kugenda utayiriye yose. Yohana rero ntiyakenyutse. Iby'Imana yari yamuzaniye ku isi yarabikoze. Yes, yarabishoje. Kuko Yesu agarutse, urabizi Yesu nawe yamuvuzeho. Yaravuze ngo mubabyawe n'umugore nawe uruta Yohana umubatiza, kereka umuto mu bwami bwo mu ijuru niwe umuruta. Kandi hari ikintu cyanejeje gikomeye kurusha ibindi byose. Ndashaka kukwibutsa ko Yesu ari we muremyi. Haleluya. Yesu ari we muremyi. No kuvuga ngo hanyuma igihe umuntu yagikwesha gute kugira ngo akate noneho ya mateka yewe. Ndabasuje bene data, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Mwiyumvemo ikaze mu biganiro tugiye kuganira byose ndetse n'ibyatambutse byose twabonye mubana natwe, tubahaye ikaze kandi Imana ikomeze umugisha. Ndi kumwe n'abantu babiri tugiye kuganira, turacyari kuri ya mikasi 12 katigize ikiziriko cy'amateka. Uyu munsi ni umukasi wa 4. Mukasi wa 4 ese muri baza ngo nuwuhe? Reka mbanze mbaha ikaze, hanyuma mwanadufasha gusengera abantu badukurikiye online hana akakanya bareba ikiganiro, hanyuma tuze tubabwira uwo mukasi nuwuhe kwiyambere yarababohoye n'uyu munsi baracyakomeza kugira ngo barebe ko amateka yasibangana burundu bakinjira mu gisekuruza cya Yesu Kristo. Bahaye ikaze Prophet Ernest. Urakoze cyane again. Bahaye ikaze Evangelist John. Murakoze Imana ibahe umugisha. Umwe muri mwe tugize umugisha yadusengera n'abandi bakahita biyumvamo ikaze. Urumva ntago umuvuga butumwe hangara kuzamura isengesho Prophet ahari. Ko kandi nakantu kubwenyira cyangwa ndebe, ariko biragoye kuba nagerageza amavuta yanyu, ariko n'ikintu cy'ubwenge twigiye ku birenge by'abatambyi batwigishije kubaha amavuta. Prophet ikaze mu dufashe gusengera abantu. Urakoze cyane inshuti yanjye. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Turagushimiye kubw'uyu munsi watwongereye ku minsi twari tubayeho kugira ngo tubashe kukuramya ndetse no kuguhimbaza. Uyu mwanya tuje kuvuga ijambo ryawe riraturuta, ijambo ryawe ryabayeho mbere yuko tubaho, ariko twemerere muri uyu mwanya iri jambo rize guhindura imitima y'abantu benshi. Umuntu wese uri buze kumva rino jambo amateka aze guhinduka. Tuje mu nyigisho zo kubohoka. Iyo umuntu aboshye niyakira, iyo umuntu aboshye nafata, iyo umuntu aboshye nagenda. Tugira ibintu byinshi cyane biranga umuntu uboshye. Ariko Uwiteka uyu munsi
uze kuza kubohora abantu ubakure ku kiziriko cy'amateka cyabahambiriye bajya gusingira iby'abadayimoni akaza akabibanyaga. Uhereye none ahangaha umuntu uri bwumve rino jambo nazongere kunyagwa. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twihutishije rero ariko ntago natangira ntababwiye ni umwambaye neza pe. Murakoze cyane. Icyubahiro cy'Imana kirabagaragaraho cyane. Ikaze, reka tugende rero ku mukasi wa 4 mu mikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka. Comment narazibonye nyinshi, abantu baratwandikiye benshi bahora bibaza igikurikira, umukasi ukurikira. Wa mbere bavuga ko ari cyo wamaze, uwa kabiri, uwa gatatu, uyu munsi tugeze ku wa 4 kugira ngo koko noneho uyu munsi wa none umuntu avuga ati ndabohotse byanyabyo. Twifashijwemo na Prophet Ernest NYIRINDEKWE ndetse n'abatumirwa azana kugira ngo bagire icyo baganira ku mikasi 12. Uyu munsi turaganira ku mukasi w'igihe, nkuko mwariho mubivuga mu kanya na mbere y'ikiganiro. Umukasi w'igihe hari abantu batemera cyangwa se batazi n'uburyo igihe gishobora kuba cyaba kimwe mu biboshye umuntu kugira ngo abone igihe cy'Imana ndakimubohore. Sinzi rimwe mufite uburyo mubisobanura bitewe nuko umwuka yabibahaye kubyigisha, ariko uyu munsi none umuntu ayibaza igihe cyabaye igihe. Nyakubahwa Prophet Ernest, ikaze ni iryawe kugira ngo no mudusobanurire. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Turimo turaganira, ari abantu bagiye kutwumva ari ubwa mbere, wenda bazajya kuri video zabanjirije zo, ariko abantu bafite akazi kenshi ari igihe bitaba, ari igihe umuntu areba video imwe ugasanga indi ntabashe kujya kuyirebaho ngarebe ibyabanje, ubundi habaho kuboshye. Kuko turimo turakata ikiziriko cy'amateka. Iyi nyigisho umuntu ashobora kuyumva kumva ibyo tuvuga we nibimureba, ariko noneho hari abo bireba. Twaganiriye tugenda tureba ibintu bigiye biziritsa abantu, ibintu biboshye, ibintu bigiye turimo turaganira imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka. Turavuga ese ubundi ni biki umuntu abohoka. Reka manze mvuge nk'ibintu nka 7 biranga umuntu uboshye. Ibintu 7 biranga umuntu uboshye ni byinshi, twakavuza ibintu byinshi, ariko reka mvugemo nk'ibi ngibi 7 biranga umuntu uboshye birahagije. Icyambere kiranga umuntu uboshye, icyambere ni ubwoba. Umwuka w'ubwoba nuba wumva ujye usoma ukumva ubwoba jya umenya kuboshye. Icya kabiri kiranga umuntu uboshye ni ugukora bikanga. Iki ni ikintu kiranga umuntu uboshye. Iyo uboshye nyine n'ibyo biboshye. Ndashima Imana dufite amasengesho y'iminsi 7 iki cyumweru turimo, n'amasengesho n'ubundi ari maca kuri no cyane, uretse ko azajya naca no kuri eglise ku wa 4 no ku cyumweru. N'amasengesho akomeye cyane yo kubohoza ibyacu. Ariko uyu mukasi noneho tugiye kuganiraho turabanza turebe se ubundi aba bantu baraboshye. Yes, arakora bikanga. Dufite abantu bakora bikanga, agakora icyo ashaka cyose cyane. Icya gatatu agira icyangiro. Tugira abantu bagira icyangiro mu buzima, kandi burya icyangiro ntago ari umurage uva ku Mana. Ibyo urabizi Papa John? Yego. Icyangiro si umurage uva ku Mana, icyangiro ni umwuka wa Satani. Abantu bubaha Imana, Imana ibaha igikundiro. Igikundiro ba David bari bafite igikundiro, ba Esther bari bafite igikundiro, ba Yosefu bari bafite igikundiro. Ugomba kugira igikundiro iyo wubaha Imana. Ibi ni ibintu bigomba kubaho. Twaravuze ngo imaze kwakira Yesu arandi mayisikariye yandi ugenda uzamuka, ari nabyo by'uwo mukasi tugiye kuvugaho wa 4 kugira ngo abantu babashe kugenda babisobanukirwa. Icya 4 umuntu uboshye agira agahinda keshi. Agahinda. Tugira abantu bagira agahinda katagira ikintu gakomokaho. Kuki buri munsi agira agahinda? Kuki igihe cyose agira agahinda? Kuki ubuzima bwawe buhorana agahinda? Kuki igihe cyose icyo ugerageje cyose ugira agahinda? Urumva icyo kintu? Agahinda, niba wiyumvamo agahinda igihe cyose, agahinduka kwiyumvamo nta cyaka guteye, ukumva umutima wigize agahinda, jya umenya kuboshye. Tugiye kukubwira rero ibintu biri buze kuza kukubohora bikagukuraho ibi. Icya 5 kugira inzozi mbi.
tugira abantu bagira inzozi mbi, inzozi ugasanga zaramuzengereje ubuzima bwe bwose. Wamureba ugasanga afite inzozi mbi, akarota ibintu, akarota amapuza, akarota asambana, akarota abapfuye, akarota ibintu, akarota inka zimwica, ibi muri make. Nushaka kumubwira ati ese umwuka wera arimo aravuga iki? Reka daraboshye. Iki kintu kiboshye benshi. Yaraboshye. Hari umuntu bibaza se warose iki? Ati narose nabi. Ati narose nabi. Ase Prophet ntihari uwo mwuka ntugira imbaraga ku rwego nubwo yaba atarose byonyine n'inzozi ze z'ibitekerezo. None se sibyo turimo tuvuga nyine kurota nabi. Yaba atanaryamye ibitekerezo byo ugasanga nabyo ni bibi. Uzobihera se bikubitanira muri ka gahinda. Kuko imigani 23:7 haravuga ngo kuko umuntu atekereza ku mutima we ni kare. Efeso 3:20 nuko rero ibasha gukora cyane biruta ibyo musaba ndetse n'ibyo mwibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zibakoreramo. Izi mbaraga rero iyo zirimo zigukoreramo z'Imana yari nyinshi, niho bino bitekerezo bigenda bihunga. Ibi bitekerezo uko utekereza ni kuri, wiririwe nabi, wiriwe mu gahinda, watekereje agahinda, no kurota ro nujya kuryama urarota nabi. Niko bigenda kubera ibitekerezo byawe iyo uryamye keshe nibyo urota. Niyo mpamvu uko ugenda watura ibintu byiza muri rwa rurimi twavuze ukaba arahinduriwe izina iyo uryamye. Haleluya. Niyo uryamye ubwabyo urota bya bitekerezo. Iyo usenga cyane ubana n'Imana waramaze kubohoka, niyo uryamye urota ijuru rije kugusura. Dawidi amaze gusokwa amavuta ngo umwuka w'Imana yamuzagawe cyane. Nukuvuga no kurota ni kwa kurota ubonura, ni kwa kurota uri mu mbaraga, ni kwa kurota ubona uri mu bihe byiza, ni kwa kurota ubona uririmba, ni kwa kurota ubona uri muhanura, ni kwa kurota uri mubwiriza. Wajya no kuryama umuntu wabohotse agira ibihe byiza, agira amahoro kuko Yesu azutse, yazukanye amagambo 7 ntabwo tuyavuga kano kanya. Nibo ndavuga ibintu biboshye abantu. Noneho utarajya kure hari umuntu wigeze ambaza kuri ako kantu kuki yarose ariho araguruka. Igihe cy'inzozi tuzagisobanura. Ndimo ndavuga ibintu birosa abantu. Tuzasobanura inzozi, tuzagira igihe cyo gusobanura inzozi. Uyu munsi tugiye kuvuga umukasi. Kantu tuzagahereho. Uzagahereho. Na ubwo abantu bazabazamo nibibazo. Urumva? Ya. Tugeze ku cya gatandatu. Twari turangije icya gatanu. Tugeze ku cya gatandatu. Icya gatandatu no gutakaza abantu. Gutakaza abantu b'umumaro. Umuntu agahora mu gihe cyose ahora atakaza abantu. Kuki wari utakaza abantu buri munsi? Buri munsi natakaje abantu, buri munsi natakaje umuntu, ntabwo ujya ugira inshuti ngo mamara no mwaka. Kandi ubwo nimvuga abantu n'ubutunzi bukomeye cyane. Abantu n'ubutunzi bukomeye, abantu ni ikintu gikomeye. Nubona uri mutakaza abantu, jya umenya ngo uri muratakaza imbaraga. Ubutunzi bwa mbere n'abantu. Nubona uri mutakaza abantu ngo ntacyo bimbwiye, nabyo ni ibimenyetso biranga umuntu uboshye. Ngo abana ngo ari ijambo bajya bakoresha ngo umuntu ngabura se ngo nabura shebuja. Uriya ni umwuka. Ni umwuka utakaje akazi. Nibya ndi bajya bavuga ngo nuko ikirige tugaseka. Ubundi ubuntu butuzanira abantu. Abantu bakazana ibintu. Iyo utakaje abantu ubwo urimo natandukana n'ibintu. Kuko niko bigenda, kuko imigisha yose Yosefu kugira ngabe minister yabigizwe n'Imana ariko binyujije muri Farawo. Umugisha wose ugomba kubona Imana izawucisha mu bantu. Iyo uri mutakaza abantu rero, iyo uri mutakaza abantu, uri mutakaza ikintu gikomeye. Uri kujya kure y'iby'Imana yakubwiye. Uwitwa Yosefu uramwibuka? Yego. Kugira ngabe minister yabigizwe nande? Na Farawo. Morodekayi gutambagizwa ku irembo byakozwe n'umuntu. Si umuntu. Si Aswerusi. Nuza kugira ngo abe ministri w'intebe. Daniel no umuntu wabikoze. Dari si umuntu. Imbaraga z'umuntu. Rero iyo utakaje umuntu, Esther kugira ngo yibone muri iriya delegation yari imijya kwiyerekana, si umuntu. Umuntu byanga bikunda n'umuntu na namani kugira ngo akiri ibibembe. Yagize umukobwa umuja bari barakuye aho bita Israel Samaria, bamuzana aho bita Syria. Niwe wabonye ibibembe bya shebuja atanga makuru. Wowe ntukajye usuzugura umuntu ngo niyo namutakaza ngo ntacyo yari afite. Oya,
uwo muntu urimo usuzugura ntabwo se icyeja azavamo. Kariya gakobwa nubwo katari gafite amafaranga kitwaga Kaja, niko katanze amakuru akiza n'Amana, niko kavuze ngo iwacu Samariya. Haleluya. Ari umuhanuzi wagukiza ibyo bibembe yabo waruza ayo makuru. Bazita imbaraga z'iki z'umuntu. Iyo uri mutakaza abantu rero, buri munsi ugatakaza abantu, buri munsi ukagenda utakaza abantu mu buryo utazi, ni ibimenyetso biranga umuntu uboshye. Niyo mpamvu turimo turavuga imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka. Uraza kuza kwisuzuma muri ibi bintu bitandatu tumaze kuvuga, niba ari icyawe umaze kumvamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya karindwi, gutangiza ibintu nubisohoze. Ibyo urabizi? Gutangiza ibintu nubisohoze. Utangiza umushinga ukadindira. Wakubaka inzu nirangire. Ibyo urabizi? Ugatangaza igihe cya mariage bigapfa. Utangiza ibintu nubisohoze. Izi bazita imbaraga z'iki? Bazita imbaraga ziranga umuntu uboshye. Nukubona noneho rero niyo mpamvu twazanye ino mikasi 12 ikata iki kiziriko cy'amateka. Aya ni amateka, buri mwuka wose ugenda ugira ikintu uwuririraho. Nta mwuka upfa kuza gutya gusa, buri mwuka wose ugira icyo uvaho, buri mwuka wose ugira icyo uririraho. Niyo mpamvu rero bino bintu tugomba kubivuga, abantu bakabahoka bakakira inyenyeri yabo, inyenyeri yabo ikongera kwaka, niyo bibye ikagaruka. Rero tugeze ku mukasi wa 4. Umukasi wa mbere wiswe umukasi wo guhindura igisekuru. Ibi byose nuko gusengera n'ibyakunda utarabanza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iryo ni ryo banga rya mbere. Yesu aravuze ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data atari njye umujyanye. Aho waca hose udaciye muri Yesu uba wakishe. Turabyemera, uba wabiyobewe. Niyo mpamvu rero kubanza ugahindura igisekuru, ukava mu gisekuru cya Adamu wa mbere ukinjira mu gisekuru cya Adamu wa kabiri, ari we Kristo umwana w'Imana waducunguje amaraso y'igiciro. Amaraso ye aragenda kamera nk'ayawe. Ibi tuzabivuga dusobanure. Adamu wa mbere yari afite butware ki? Adamu wa mbere iyo yavugaga ngo ibyatsi bingana gutyo byagiraga gutyo, Bibiliya avuga ngo yaramuremye mushyira muri Edeni ngo imuha gutegeka ibintu byose. Icyaha kije kimwambura ububasha. Adamu wa kabiri rero cyamuzanye yaje kudusubiza ububasha icyaha cyari cyaratwambuye. Ubu bubasha rero nibwo tukavuga ngo kwa Yesu dufite ububasha, dufite n'ubushobozi. Twabivuga iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatumwe. Ninde uyizera? Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugeze gute papa? Buhoraho. Nukuvuga ngo imigisha yose yo mu bumana yayirundanyirije muri Kristo, irangije igira gute? Iramuduha. Nukuvuga rero iyi migisha nuramuka utayakira ibonerwa muri Kristo uzaba uhomye. Niyo mpamvu ageze ku nyanja y'i Galilaya yagendesheje amaguru hejuru y'amazi. Muri make kwakira Kristo niko kwakira imigisha. Kwakira imigisha iri muri we ni wayibona utamwakiriye. Ugomba no kumenya amabanga. Tuvuze Yesu byonyine byaba bihagije, ariko Yesu ni mugari. Umuntu ashobora kuguha inzu ariko nakwereka ibyumba by'ibintu bibitse. Yego ukicirwa n'inzara mu nzira irimo ibiryo kuko atakweretse. Ari umuntu mwegeze uduha ubuhamya, bigeze bamuha hoteli ngo araremo. Ni umuntu umwe wabuduhaye, simuvuga izina kuko ndamwubaha cyane. Babyumvise? Aduhamya tugati batujyanye muri hoteli, cyo yagiye muri Korea. Kumbi hoteli icyumba bari bamushyizemo barayimuha. Ni umuntu usanzwe ugenda, ni umuntu w'umuhanga cyane, ariko ageze nibamwereka uko icyo cyumba cyestaye kugira ngo bane igitando ryamamo no gukanda telecommande kikaza, ubundi urinjira ukabona icyumba nta kintu kirimo. Bamurikiye umurikire inzu yayigezemo, ariko nibamweretse uko ikoreshwa. Niyo abantu bavuga ngo twageze muri Yesu byararangiye, haleluya, ariko ugasanga arimo arasambana kandi ari muri Yesu, ugasanga arimo arabesha kandi ari muri Yesu. Kandi aba bana b'ubu bwami bagira uko babaho. Twumvise ko icyaha nicyo cyatwambuye ububasha. None winjiye muri Adamu urongeye ukoze iki? Icyaha. Atese umuntu yabura ate gukora icyaha kandi ari mu isi?
urwa mbere rwa Yohana ibice 3 bavuga ngo iki? Haravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani baribo. Ni murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma bisi batatumenya kuko batayimenya. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzasa ni kurerekanwa. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nkawe. Ngo umuntu ufite ibyo byiringiro muri we niyiboneze nk'uko inde nk'uko abone. Ngo umuntu wese ukora icyaha niyamubonye kandi niyamumenye. Ngo bana bato niyo akagira ubayobya, umukiranutsi niwe mukiranutsi, ukora icyaha ni wa Satani. 19 na 20 uwanga mwene se ni umwicanyi. 21 akahita avuga ngo iyi mitima yacu itaducira urubanza turatinyuka. Ikintu gituma tugira ubwoba ni icyaha. Icyaha nicyo kiza kikatubo. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwigishwa bakagaragarizwa ibyo byumba. Yaje guhamagara ati nimuze mumbwire ko nageze hano nkaba nabuzaho ndyama. Avuga ati yo ibintu byose birimo, dushe zirimo aha, uburiri burimo aha, televiziyo irimo aha. Yakanze telecommande, ibintu byose bihita bizaje kubona bona icyumba kiruzuye. Byagenze bite rero? Icyumba yakigezemo ariko ntibamweretse uburyo bagikoresha. Niyo mpamvu iyi mikasi igenda ikata kino kiziriko, iragenda iguhumura amaso, ugenda umenya ibikuziritse, ugenda ufunguka, none uva ku rwego rwo kuba umuntu usanzwe. Ubu umuntu udasanzwe ureka kwirirwa gutinda ukora ibyo utazi, aho gutinde wiga ibyo utazi, nujya gukora uzakora ibyo uzi. Umuhanga bitumye ndibuka Prophet ngo umuntu wagiye hanze bamuhita ikindege. Yitwa n'inzara kandi kwita ikindege byose urakoze kubera kutamenya. Afite itikiriho byose irimo byose, ariko yishwe n'inzara kubera kutamenya amakuru. Kubera kutamenya amakuru kandi afite itikendege iriho byose, irimo byose. Ya turimo turasoza kugira ngo mwakire, twari tukivuga mu makuru yabanjirijayo. Uwo n'umukasi wa mbere no guhindura igisekuru ukakira ubutwari bwa Adamu wa kabiri, nawe ukagendera hejuru y'inyanja nkuko Petero yigendeye hejuru, ukuyemo gushidikanya. Burya n'ubutwari yamwerekaga ngo ubutwari cyari cyarabambuye nabogaruye jewe Yesu. Amen. Ubwo n'ubutware. Niyo mpamvu buriya tuzabigisha ubutware bw'amaso, tubigisha ubutware bw'ibirenge, tubigisha ubutware bw'ibitugu, byose tuzavuga. Tubigisha ubutware bw'ururimi n'ubutware bw'ibiganza. Ibyo wamaze kubimenya, buri gice cyose cy'umubiri kiramya Imana kandi kigakora. Haleluya. Kiramya Imana kandi kigakora ku buryo usubirana uburenganzira bwawe isi yakwambuye. Mbo umukasi wa kabiri twawise guhindurirwa izina. Twari turi kumwe na Theo, turavuga ngo arimo avuga ngo yitwaga ngo icyo gihe yitwaga Babus, ngo none ngo yitwa Pastor. Urumva no guhindurirwa? Yego. Yitwaga Jama ariko ubu ngubu yitwa umwana w'Imana. Amazina yose abantu bagendaga bitwa amazina, nanjye nitwaga Ciramazi, wenda nawe ufite ko witwaga John. Witwaga nde? Kwari menshi. Ni menshi. Dusangiza abantu. Iryo ni izina ryari rijyanye n'igihe narindira. Yego. Okay. Ryaje kuvanwaho ubasigaye twa Evangeliste John. Nitwaga na Karyarugo. Icyo gihe niko babita amazina y'igihe. Ayo ni amazina y'igihe. Wabyumvise? Ariko ari ikindi gihe yinjiyemo. Reka tuze turabivugaho. Umukasi wa gatatu witwa ururimi. Imbaraga zo kwatura tuzabigarukaho, byose bizajya bigenda bihindura. Bivuga ku cyo bita imbaraga zo kwatura aho babana banavuze ko babikeneye kubyumva cyane bitewe n'amasituwasiyo barimo. Umuntu wahoze twandikira uri muri Amerika ati navuye mu Rwanda ariko mpamaze igihe none byaranze, hari amagambo nshobora kuba naratuwe ndi gukurikiranwa nayo. Yego. Byumvikanisha bimwe bavuze ngo karande cyangwa se umukasi wambuka inyanja, bimwe bavuzeho bawita umuvumo. Umuvumo utega indege kandi wo nta nubwo ujya wicara ari inyuma muri economic, ugenda muri business class kuko ntago wishyura. Umuvumo urakomeye cyane, ariko ako nako nongeyemo ntago kari muri Bibiliya. Ni igitabo kigaragara mu Efeso igice cya 6. Umva ko bavuga, baravuga ngo bana mwubaha ababyeyi banyu mu mwami wacu, ngo niryo tegeko ridukwiriye riri mu isezerano rishya. Wubahe so na nyoko kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Urumva kandi ubona amahoro uramire mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo tubashye so na nyoko kuba bafite urakenyuka. Uwo ni umwuka urame. Ni ukuvuga ngo niyo uri indege ugiye uwo muvumo uragukurikira. Ibyo tuzabivuga turimo tuvuga amahame y'iyi migisha uko iboneka. Uyu mugisha uboneka ute? Umugisha w'ababyeyi uboneka ute? Umugisha w'igihugu uboneka ute? Umugisha w'itorero uboneka ute? Ibi byose tuzagenda tubisobanura. Umugisha w'umubyeyi wakubyaye mu nda, umugisha w'umushumba ugushumbye, ibi byose tuzabisobanura. Turimo tuvuga iki? Icyo bita imbaraga, amoko y'imigisha. Yes.
rero uyu munsi tugeze ku mukasi wa kane. Mukasi wa kane. Umukasi wa kane witwa imbaraga z'igihe. Subiramo ngo igihe. Igihe. Ongera ngo igihe. Igihe. Turasoma igitabo cy'itangiriro. Itangiriro igice cyaho ni igice cya 21. Turahera ku murongo wa mbere tugeze nko ku wa gatatu. Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda y'Abrahamu ashaje, abyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Agira ati asama inda yande y'Abrahamu. Imana yaramubwiye ko azabyarana nande na Abrahamu igihe Imana yamubwiye kigeze gite kigeze. Wangurikiye? Rero ntabwo cyane cyane izi nyigisho zigishwa abantu bakishijwe. Niyo mpamvu wabyumvise abantu bamwe rero bivovotera amasezerano ngo Imana yaravuze ngo kwidasohoza, bamwe bakabivamo agasubira inyuma. Ibi nabyo gusubira inyuma ni ikiziriko cya bya bindi by'imishinga twavuze hirya kigenda kigukurura. Kubera iki? Uracyafite umwuka wo kwivumbura, kuko Imana igira ivugira ikagira naho isohoreza. Iyo washiye gutegereza rero igihe kiraza kigaca icyo kiziriko cy'amateka cyaguhambiriye. Sara afite umwuka wo kutabyara. Urumva byari byararangiye, yari yarabaye ingumba, ariko igihe kigeze oremantizo igihe kiraza kivugana n'uduhe yararimo. Zaburi 119 umurongo 126 aravuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, ngo kuko birengagije amategeko yanjye. Wasoma umubwiriza ibice bitatu, aravuga ngo mu isi y'ijuru buri kintu cyose cyagenewe igihe cyayo. Hari igihe cyo kuvuka akabona igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kudoda akabona igihe cyo gutabuka. Turimo turavuga ku mbaraga z'igihe. Buri mukasi wose tugenda dutumira umuntu. Ibi ni ibintu Imana yamishuriye, ariko tugenda dutumira umuntu tuzi ibintu keshi Imana yagiye muhishuriraho mu buryo bujyanye no kuvuga ku kintu kijyanye n'igihe. Ari akantu werutse kuvuga muri ino minsi, niyo mpamvu ahanini tuba twagutumiye muri ino mikasi. Iyi mikasi ari uburyo benshi bagiye bayumva. Ndabwira ngo ni muhumure, Mwuka Wera ari uburyo yagiye agenda yongeramo kuko buri munsi uko bukeye nuko bwije. Na Bibiliya urayisoma, ariko kuyisomya uko bukeye ari igihe ugira irindi hishurirwa rikomeye. Niyo mpamvu rero tugenda iyo tugiye kuvuga umukasa kenshi tuzana abatumire. Yes. Wabyumvise? Rero shiti yanjye ejo bundi baravuze ngo igihe ngo kigutegeka uhahira. Yego. Kigutegeka so kujya guhahiramo. None se hari ibintu rimwe na rimwe abantu tuvuga, hari ubuzima tubamo, noneho kubera ko utigeze ububamo ntutekereze yuko ari igihe kibukubeshejemo. None se mu isoko habamo ibintu bitandukanye, habamo iby'amake, habamo n'iby'amenshi. Kubera iki? Barabizi neza yuko hazaza abantu bafite ubushobozi buke n'abafite ubushobozi bwinshi. Kandi Prophet, ntago umuntu ajya mu isoko, umuntu wese ajya mu isoko igihe cyamutegetse aho hari bwerekeze. Uzi ko igihe kikuganiriza uri mu nzira. Yego. Prophet, hari igihe ujya mu kirori yenda abana gutumiye, ariko wakwinjiramo wareba uburyo iyo sare iteguye, wareba bicayemo, igihe kikakubwira ngo ukusa nukumeze ntibikwemerere kujya imbere, nubwo imbere hari intebe wakwicaye aho ngaho inyuma. Igihe kigakugura kikakwicaza inyuma kandi nta wakubuje kujya imbere. Wari wayicaye se ukayihagurukaho? No, ukinjira wareba uko sarisa, wareba abantu bicaye imbere, igihe kibango ariko sukusa, wareba inkweto wambaye, wareba ikote wambaye cyangwa ishati, ubu uratambuka imbere abantu baraguseka, wakwicara inyuma ntuze kwiteza abantu ukaza kwisohokera neza, igihe kikakwicaza inyuma nta wahakwicaje. None se igihe uzareba iyo ugiye kubaza inzu yo guturamo, uhamagara umukomisiyoneri, shaka inzu, ariko wirinda kumubwira wamuga ngo hari hoze, shaka inzu ariko muri karitsiye zineze, hari karitsiye utavuga. Ariko igihe hari igihe kubwira ngiye shakira inzu aho mbone nsaka inzu ifite ibi ngibi ifite, wayibona Nyarutarama, wayibona Kibagabaga, kugiye kirakwemera gutura ahantu hose ushatse. Ariko iyo kitarabyemera bavuga ngo ushakire hafi, maze iminsi mbwira ngo ahantu abadukurikiye natwe ubwacu ahantu hose mutuye muhatujwe n'igihe. Aruba muri etaje n'igihe kimutuje, kuko mbere yuko hatura hari ahandi yaratuye, none igihe cyamuvanye haratuye bukimutuje muri etaje. Abari hanze muhatujwe n'igihe, ko mbere yuko muhajya haraho igihe cyabanje kubashyira.
umuntu yitwa umugabo hari igihe cyarabanje kumugira umusore. Rero niyo mpamvu itangiriro ibice 18 ku murongo waho reka mbere wa 13 haravuga ngo Uwiteka abuza Aburahamu niki gisekeje Sara akibaza ati nukuri koko nzabyara nyecuye. 14 hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Yego. Iki ni cyagiye bimuri make asekejwe nuko abona igihe kitabyemera. Yego. Nibyima uzi ko hari igihe tuba turimo Prophet Imana yavuga ibintu ntitubyemere kubera igihe duhagaze. Igihe. Yego. Neza kigatuma utizera iby'Imana ivuze. Kandi reka mbibutse yuko ntugafata iby'Imana ikubwiye ngo bihuze n'igihurimo. Iyo ufashe iby'Imana ikubwiye ukabihuza n'igihurimo ubona bitazakunda. Yego. Ariko iyo ufashe iby'Imana ivuze ukabihuza n'ubushobozi bw'ubivuze ubona bizakunda. Amen. Rimwe na rimwe igihe gituma tutizera iby'Imana ivuze. Yego. Kandi iyo Imana ijya kuvuga iby'izakora ntabwo ihera ku gihe turimo. Ihera ku bushobozi ifite. Kuko iramutse iduhaye amasezerano ihereye ku gihe hari amasezerano itaduha. Ya ihereye ku gihe duhagazemo hari ibintu itatubwira. Ese ubwo yagusanga utarize utuye ku gishanga ikakubwira ngo Uwiteka nzakujyana i Burayi. Hari abantu se bagitura ku gishanga batahaba. Gishanga hafi y'ibishanga ni mukabande mukabande katwite mukabande. Yego. Igihe kigutuza rero hari amasezerano Imana ijya kukubwira ibyo izakora ntabwo ihera ku gihe uhagazemo, ntabwo ihera ku gihe urimo, ihera ku bushobozi yifitemo. Ntabwo ari byiza gufata iby'Imana bikubwira ngo bihuze n'igihe urimo ubona bidakunda, ahubwo ukwiye gufata iby'Imana ikubwira ukabihuza n'ubushobozi. Ntabwo ijambo rigira imbaraga kubera ko narivuganye imbaraga, rigira imbaraga kubera uwarivuze. Ntabwo rihabwa imbaraga n'ubunini bw'urivuze, ahubwo rihabwa imbaraga n'ubushobozi bw'urivuze. Ubu nureba umuyobozi w'isibo aramutse avuze ati ejo hari inama bamwumva ko barabizi, ariko sinagenda ngo mbivuge nk'uko bivuze ngo ejo bazanyitaba. Kubera iki? Ubwo bushobozi yarabuhawe. Abivuze nk'uko nabivuze ariko nge simbifitiye ubushobozi. Rero iyo Imana ijya kuvuga ihera ku bushobozi yifitemo. Reka dusome rino jambo riri mu Kuva ibice 9 umurongo wa 5. Uziko ngo Uwiteka ategeka igihe ati. Ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Ategeka igihe. Uwiteka ategeka igihe. Nta muntu wagutegekera igihe n'Uwiteka wenyine wakigute. Uwiteka ategeka igihe atejo niho nzakora ibyo mu gihugu. Igihe Imana yabwiye Sara kigeze. Asaminda. Mbibutse ko rero ubuzima tubayemo kandi ntabwo intambara zose bazirwana. Hari zitegereza igihe. Reka. Ntabwo zose bazirwana. Hari zitegereza igihe. Haba kugira ngo ibyereka bifite igihe byategekewe. Ntibizatinda naho byatinda bitegereze kuza ko biza. Ariko bifite igihe byagize gute? Byategekewe. Kandi reka mabwire abantu mu dutaza amatwi igihe gitanga igisubizo gikwiye. Yego sha. Umuntu nagusuzugura uzamutega igihe. Cyaba kibi cyaba cyiza. Cyaba cyiza. Igihe gitanga igisubizo gikwiye. Burya Hamani yasuzuguye Morodekayi mu gihe haciye iminsi. Igihe gitanga igisubizo. Hamani yibona inyuma ya Morodekayi. Igihe Imana yitegetse igihe uwagusuzuguye arakubaha. Amen. Iyo Imana itegetse igihe uwagutesha agaciro ejo arakaguha. Imana itegeka igihe. Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Hari ikinani nta na kimwe, nta kidashoboka mu gihe cyashyizweho. Ngo ngucemo gato Evangelist John uvuze gutya ngo igihe Imana iragitegeka ndetse nta n'uwakigukuramo icyo gihe. Nahita nibaza umuntu bita Yohana n'ubundi yateguje igihe cy'umwami azazira aranamubatiza. Ese kuki igihe we kitamukundiye ahubwo akaguma afunze? Ubundi ibintu byose Imana ikora ibikora ifite icyo ishaka. Niyo mpamvu yatumyeho ese niwe cyadutegereza undi. Aramubwira ngo umva Yohana, ibirema biragenda, ingumba zirabyara, hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Niho Prophet yavuze. Iyo umuntu ataramenya Imana neza ngo amenye aya mahame ahura n'ibigeragezo aho kugira ngo ategereze cya gihe cy'Imana akabisohokamo. Ariko byose biraho kugira none se reba Yosefu Imana imubwiye ko bese nese bazamwikubita imbere. Ntabonye imiba 11, ntabonye inyenyeri. Ariko reba igihe kimunyujije. Reba burya avuye igihe kimuvanye mu biganza byase. Igihe kimuvanye mu biganza byase kiragiye kimushyize mu biganza bya benesi. Yego. Igihe kimuvanye mu biganza bya benesi kimushize mu rwobo rwacukuriwe kubika amazi.
igihe kimuvanye mu rwobo kimuhereje abishimayeli, igihe kimuvanye mu biganza by'abishimayeli kimushyize mu isoko, ahindutswe igicuruzwa kandi Imana yavuze ko azayobora bene se. Igihe kimuvanye mu isoko kimujyanye kwa muka Potifari, igihe kimuvanye kwa muka Potifari kimujyanye muri gereza, ageze muri gereza, igihe kimuvanye muri gereza kimushyize mu biganza bya Farawo, igihe kimuvanye mu biganza bye kimwicaje ku ntebe. Ibyo bihe byose Yosefu yanyuzemo byagiye bimukomerera, ariko bimukomerera kugira ngo Imana igire icyo itwigishirizamo. Niba ngo hahirwa ibyaje bitazagura uri ku munsi umwe Yesu ari kumwe n'abigishwa batuye umuntu uko yavutse ari impumyi niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi. Yesu aravuga ngo ariwe nta cyaha n'ababyeyi, ahubwo byabereho kugira ngo imirimo y'Uwiteka izerekanwe kuri we. Tujya turirimba ngo ibyo tunyuramo none nibwo buhamya bwacu bw'ejo. Imana ijya yemera ko ibyo bihe turimo kugira ngo igaragare, kandi mbibutse tujye dusoma biravuga ngo nitunyura mu muriro ntuzadutwika. Yavuze ko tutazawunyuramo, yavuze ko tuzawucamo. Imbaraga zayo zigaragara iyo twawugiyemo ntiduhe. Yes. Zigaragara iyo twagiye mu mazi ntadutembane. Aho ngaho njye nahita mbyumva, ariko nkabariza abandi kuki igihe yari yarateguje cy'umwami ko azazira akaza koko yewe akanamubatiza, ariko we cyagiye kikamwemera guhita ajya muri gereza kandi nyiri bihari we waje. Nyine nibyo nakubwiraga, kujya muri gereza kwa Yohana hari icyo Imana ishaka. Ahubwo iyo utaramenya icyo Imana ishaka, iyo utaramenya impamvu y'Imana muri icyo kintu, niyo handi usohoka amati uko bakumbwiye siko nkubonye. Kuko Yobu yaravuze ngo nimara kungerageza nzavamo nk'imezi nk'izahabu, ariko imaze kungerageza igira icyo yitumye ninde wayivuguruza, kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Bivuze ngo iyo utarasobanukirwa impamvu y'Imana muri icyo gihe, ni handi utangira kubivamo ukanibaza kuki bigenze gutya. Ariko reka nkubwize ukuri, buriya Yohana atabwa mu ngunguru y'amavuta, ariko ndashimira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu buryo rikomeye. Yohana avuze ngo ntago uzapfa, ntago uzapfa. Iryo sezerano none atekereza uburyo bafashe ingunguru y'amavuta bakayicanira, bamara kuyicanira bagashyiramo Yohana, bamara kumushyiramo bagapfundikira. None atekereza uburyo ijambo ry'Imana rihoza amavuta kandi bakiyacaniriye. Uburyo ijambo baracyacanye, Imana yabuje gucana baracyacanye amavuta, ariko ijambo rigahuza amavuta. Yohana ahita kubita umufuniko ati uko tuzasa nikurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Twikomereze noneho kwari kugira ngo hukana ko bakumve impamvu ibihe bijya binyurana noneho kandi na nyiri bihari no kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare. Niyo mpamvu avuze ngo hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho, nubwo bitari byaraba, nuko igihe cy'Uwiteka cyari kitaragera. None ijambo ryavuze ngo Uwiteka ategeka igihe atejo. Ahubwo muri iyi mikasi 12 kuri uyu mukasi wa 4 Uwiteka gutegekera igihe. Amen. Uwiteka niwe wenyine utegeka ibihe, niwe utegeka ibihe. Nge nabikorohereza, ariko sinagutegekera igihe. Nkugaburira ijoro, ni iri joro gusa, ubwo noroheje ibihe, ariko sintegetse ibihe. Ariko iyo Yesu yaje gutegeka ibihe, arangiza ikibazo. Amen. Hari ikinaniro igihe Imana yabwiye arakigeze, asamina nkuko Imana yabimubwiye. Rero reka ahubwo naza gusoza kuri iri jambo, mvuga iri jambo rimeze gutya: Uwiteka twigishe kumenya uko twitwara muri ibyo bihe. Uzi ukuntu Imana we yasenze, asanze umugore yagendewe na marayika bango ugiye gusa mu byare, yaravuze ngo uwo muntu w'Imana yongera agaruke muri twebwe, atwigisha uko tuzagenza uyu mwana ugiye kuvuka. Imana ikwiye kutwigisha kumenya uko twitwara muri iki gihe duhagazemo, kugira ngo tutaza kumera nka bamwe Prophet yatubwiye babona bikomeye agasohokamo akabivamo. Ariko wari ukwiye kumenya ese kino gihe Imana iri kunyuzamo ni iki ishaka, ni iki ikeneye ko nigira muri kino gihe. Ibi turi kuvuga ni iby'ibihe twanyuzemo, ibyo Theogene yavugaga byayo mazina ni iby'ibihe yanyuzemo. Uyu munsi hari abantu bamuhamagara bakeneye kumva ayo mateka gusa ngo niduhe ubuhamya, nta kindi ari ubwo buhamya butumye bamuhamagara, kubera Imana ibimunyuzamo yabonaga ari urwango imwanga, ariko irimo irarema ibintu bizatuma ahubwo izina rihinduka mu gihe Imana yagennye, Yego, igihe imbaraga z'igihe. Subiye gato kuri Yohana yararimo kubaza, misiyo ya Yohana yari irangiye. Misiyo ya Yohana kwari uguteguriza Yesu akanamubatiza.
uwo yategurizaga yari ahageze. Gahunda y'Imana yari yarateguye. Yesu yari afite ububasha bwo kumukura muri gereza, yari abishoboye, ariko buri muntu wese Imana yamuteguriye iminsi ye nirangira ikizamwica n'inzira azanyuramo. Hari n'abazahindurwa nk'uko Paul yabyandikiye Timoteyo. Ahubwo umwuka turimo dukubita ni umwuka wica abantu bakenyutse. Igitabo cyo Kuva 23:25 Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo kandi nimukorera Uwiteka Imana yanyu nzakura indwara hagati muri mwe, nawo muri mwebwe mu gihugu cyawe nawe uzakuramo inda. Ni Bibiliya ibivuga ngo kandi iminsi yawe yo kubaho nizavaho n'umwe ngo uzayisohoza yose. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo muri ibi bintu tunirukana muri iyi mikasi harimo no gukata umwuka wo gukenyuka. Uriya gukenyuka ni umuvumo. Gukenyuka ni umuvumo. Ndacyafite byinshi byo gukorera Imana. Umwuka wo gukenyuka. Hari abantu Imana yateguye itegura imyaka bazamara kwiza, ariko nibuza uzapfe uzatahe iyi myaka uyirangije, apana kugenda utayiriye yose. Yohana rero ntiyakenyutse. Ibyo Imana yari yamuzaniye ku isi yarabikoze. Yarabishoje. Kuko Yesu agarutse, urabizi Yesu nawe yamuvuzeho. Yaravuze ngo mubabyawe n'umugore nawe uruta Yohana Umubatiza, kereka umuto mu bwami bwo mu ijuru niwe umuruta. Kandi hari ikintu cyanejeje gikomeye kurusha ibindi byose. Matayo 27:51 nusoma, Bibiliya ivuga ibitangaza byabaye Kristo amaze gutanga. Icyambere umwenda ukingirije ahera cyane utabokamo kabiri. Uhereye hejuru ibituro by'abera birakinguka. Niho nari ngendereye. Ngamaze kuzuka ngo yinjirana n'abera bose i Yerusalemu. Mubera bazamutse. Mubera yatemberanye na biriya minsi 40 mbere yuko asubira mu ijuru. Muri abo bera hari harimo na Yohana Umubatiza. Kuko Yohana nawe yarapfuye, Satani aramufunga. Mu bantu batemberanye nabo, batemberanye na Kristo, kuko yaragiye Satani urabizi yanamanukanye imfunguzo z'urupfu n'izakuzimu, aragenda akingirana bera. Yesu rageze kuzimu yamwambuye imfunguzo. Urasoma mu Byahishuwe igice cyawo cya mbere umurongo wa 9, yewe Yohana mwene so musangiye ibyago no kwihangana bibonerwa muri Kristo Yesu ku munsi w'Umwami Imana. Narindi mu mwuka ngo mbona uwambaye umushumi w'izahabu mu gituza cye, amaso ye yasaga nk'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye byari bimeze nk'umutege, ngo nukazana ukuboko kw'iburyo ngakongozaho, arambwira ngo ndi uwa mbere nkaba n'uwimeruka, ngo icyakora nari narapfuye none ndiho byiteka. Ibyo ubona ubyandike mu gitabo, ubyandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Uwamwishuriraga ni Kristo, ni nyuma yuko Yesu asubira mu ijuru. Yohana, niyo mpamvu abateoloji bavuga ngo igitabo cya Yohana ni ijisho ry'ikizu. Ikizu kiba kiraha kikareba Tanzania. Kubera iki? Yohana yari umuntu wayishuriwe, yagize iyerekwa rirerire ubwo ari mu kirwa Ipatimo, nabwo igihe cyari cyamufunze. Ariko arimo arwana n'ijambo. Petero yari yaravuze. Yari yaramaje aramaze ngo mbese ko shimye twego duhaye 8, uduhaye umurage utubwiye uko tuzagira. Amaze kubwira Petero ngo kiri umusore wari kenyeza gukijyana ushaka, ngo ariko numara gusaza undi azagukenyeza kujyana udashaka. Ngo ubwo yari arimo avuga urupfa azapfa ruzubahisha Imana. Avuga ngo ko shimye twego duhaye umurage, uyu we Yohana azaba hate. Aravuga ngo mbese nibo ngo atazapfa upfiki. Niwe abigishwa bahise bavuga ngo uwo ngo nagazapfa, ariko yitwa Yohana mwene Zebedayo, naga ari Yohana mwene Zekariya. Ngo ndagira ngo utandukanye aba ba Yohana bombi. Wabyumvise? Uyu rero nawe iki gihe kiramufunga. Abigishwa baravuga ngo nagazapfa, ariko igihe kigeze yarapfuye. Wankuri iki gihe kigeze yarapfuye. Yanyuze muri iyo mibabaro. Ipatimo ni yapfiriye muri iyo gereza yari ikomeye cyane. Ntabwo yigeze yapfira. Ingunguru y'amavuta rudutabo tubisobanura. Ntabwo abireba muri Bibiliya ngo ubibona, ariko rudutabo dusobanura twabanditse tugaragaza ukuntu yatetswe mu ngunguru y'amavuta. Aho mu ngunguru y'amavuta ni yahaguye. Kubera iki? Ayigiye cy'Imana kigeze, cyari cyarateganyije, niwe yagombaga kuba. Nukorera Imana yawe rero, haleluya 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 haleluya, iminsi yawe nizavaho numwe. Ayi Imana yavuze niho uzagwa. Ndagira ne mwabantu b'Imana, ayi Imana yavuze niwo uzagwa. Iki Imana yavuze nicyo kizaba, ariko igihe kigeze giteyemwe. Igihe kigeze. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Yohana rero Yesu amaze kuzuka mubo yinjiranye, kuko Yohana nawe yareraga, yari umukozi w'Imana, nawe yari yejejwe, nawe yazamukanye n'abera batambagirana mu murwa wa Yerusalemu. Abantu bari bafite amayishurirwa nabo babonye Yohana Umubatiza. Bamwe ati dore Yohana, ko bazi ko igihanga kibitse kwa Herode, kuko yamuhambye yamuciye umutwe.
ko igihanga kibitse kwa Herode none Yohana tukaba tumonye kandi kugira ngo umenye umuntu nuko ubona umutwe none uyu mutwe uvuye ndashaka kukwibutsa ko Yesu ari we muremye Haleluya Yesu ari we muremye nuko uvuga ngo niba umudage akora imodoka umudage niba akora Benz abadage bagira imodoka zikomeye Abadage bagira imodoka zikomeye cyane buriya sindimo mbamamariza ariko urumva abadage bakora imodoka zikomeye niba akora Benz ukuntu Benz ikomera yarangiza agategura pièce izasimbura ya indi yapfuye Imana yo niyo yakurema ni gutegurira pièce ari gihe umurozi yibeshya ngo gutwaye ipiki imwe ariko jye ubabwira ngo Yesu afite indi pièce uwaboneye umutwe Yohana akamuteraho bakinjirana mu murwa Yerusalemu nawe nazawukuburira haleluya Imana yacu niyagwa icyubahiro umurozi yari ibyo yakora umurozi yagutwara umutima umurozi yagutwara ibitekerezo kubera iki bifite no myuka naho bihurira n'ibintu by'iwanyu utigeze ucagagura ariko muri Kristo Yesu amen amen harimo ubundi buzima niwo mbonye arimbye ngo muri we hari ubuzima muri we hari ubuzima muri we hari ubuzima Yohana rero misiyo yarirangiye yano mwisi yari amaze gukora icyo yaremewe gukora urakoze umukasi rero wa kane ukaba ari igihe hanyuma igihe umuntu yagikwesha gute kugira ngo akate noneho ya mateka yewe Imana iguha umugisha icyambere ni ukugitegereza ukagitegereza wihanganye uri mu mwanya wawe nk'uko Sara yagitegereje Sara yagitegereje ariko kiza kugira ngo kiramuvuna kuko rimwe na rimwe ari igihe mutegereza iby'Imana yavuze mukaza kwinjizamo kabutindi Sara yakozemo ikosa rikomeye byagazaniye ingaruka umwana yabyariye mu gihe urabyibuka yemereye ko umuja abyarira mu rugo Hagayi yabyaye mu rugo abwiye umugabo we ni wabwiye Aburahamu ngo nagende kubera igihe cy'abantu cyari cyamuzonze kuko ari igihe cy'abantu akabona igihe cy'Imana kiramuzonga abo n'iby'Imana yavuze bitazaba kugira ngo abitegereze biramugora agira umugabo w'inama ngo nagende ajye kuryamana na Hagayi arangije aragenda babyarana iki babyarana umwana witwa Ishimayeli uyu mwana na bugingo n'ubu ngo bateje bibazo isi niyo mpamvu urabona zira ntambara za Palestine na Israel bahora barwana kandi nabavukanye kuko mvise na Yosefu bamugurishije kwa Ishimayeli abo kwa Ishimayeli gusa Imana iramurinda Imana igiturindisha amaboko y'abanzi bacu iyo dufite umugambi ibyo yavuze bitari byawe mu gihe tugitegereje iki igihe wabyumvise noneho rero icyambere kugira ngo no mukasi ukate kino kiziriko cy'amateka ni ukuri butegereze igihe cyawe ugategereza igihe cyawe nugira umwuka wa Kayini ni babanyeshyari kuko umuntu wa mbere wagize ishyari umuntu wa mbere wapfuye ku isi yishwe n'umunyeshyari na Abeli yishwe na Kayini amwicishije iki amwishe kubera ishyari ngo ibitambo bye biremerwa ibye ntibyemerwa kandi ubundi Abeli niba mwica Abeli bamubaza uko yabigenje iyo umaje uko yabigenje kugira inama hari igihe rimwe na rimwe kubera ko uvugana n'umuntu ugakorana n'umuntu ukabona arimo aratera imbere utari watera imbere kandi nawe urimo urakora ariko ntago bikuyeho ko nawe uzatera imbere ihangana utegereze kino gihe hari igihe usengana n'abantu ukabona barimo barasubizwa ariko wenda urimo usubizwa ariko bamaze kwinjira mu gihe cyabo niba ari abakobwa bambarira agatimba bigushimishe niba ari n'inkungu batera uyibatera uvuge ngo nanjye ndimo ndategura igihe cyanjye nikigera nanjye nzashyigikirwa Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura rero icyo nakubwira kugira ngo ukate kino kiziriko cy'amateka nuko ubwa mbere ugomba kumenya ko ibyo Imana yakuvuzeho bizasohora ugategereza igihe cyabyo ukirinda ugasenga ukihana ukajya usenga wivugaho ya magambo nk'uko twayavuze ugategereza cyagiye igihe nikigera igihe cyawe nikigera uzabona winjiye mu bihe byawe ibyo abandi bagezeho nawe ubigereho yego igihe tukigezemo igihe kirindwa gite rero ubwo urumva biradusaba kwinjira mu yindi mikasi mu yindi mikasi niko bigenda muri make nk'uko mujya mubivuga ibyavuye ku mavi birindishwa amavi ubwo urumva urabugiye kundi umukasi ntabwo twavuga tutarawugeramo sibyo ubwo tubonye uburyo umuntu ashobora kwinjira mu gihe cye buriya ni ugutegereza umukasi ukurikira kugira tumenye ko tuzakirinda kandi burya igihe kijya kigorana ikibabaje kiragorana n'ikimana yaguhaye kiragorana kugira ngo kirinde kugira ngo kitazagusubiza yego muri bya bibazo ikindi nanakubwiraga igihe kiraguhishura
igihe kigaragaza uriwe cyane igihe Cyane. gihe nabengewe mu gihe igihe kirashyingira mariage yanjye yapfuye mu gihe yazukiye mu gihe ariko nuko mu mikasi 12 ntago ari igihe cyonyine hari ibindi bintu bindi ugenda ukoresha iyo ugiye ubihuje rero ni nkuko muganga aguha paracetamol akaguhereza quarteme warwaye za malaria sibyo akaguhereza n'utundi tuntu turiya twose iyo twegeranye nibwo dukora iki umuti indwara nimwe ariko aguha imiti myinshi kugira ngo ukize ya ndwara udakurikira igihe cyonyine rero harimo n'ibindi byinshi harimo n'ibindi byinshi uzakurikira niyo mpamvu tuvuga ngo iyi nyigisho muyikurikire iyi nyigisho ni muyumva neza izababohora ntabwo twapfuye kurya guza ngo mite mbyuka ngo bite bigenda ngo mugozi mite nkucahoya twagenze uru rugendo ariko birangira Imana itubohoye niyo mpamvu reze inyigisho twazizanye John yagubuhamya nagubuhamya twakubwira hano twagiye duca John ejo ndaza avuga ngo igihe kigutegeka ngaho uhahira kigutegeka isoko uhahiramo wajya mu isoko uri umudamu ugiye guhaha neza kandi zose zihari ndavuga inyanya n'intoryi zose zihari ati nimunyereke zimwe ziba zitangiye gushya ubwo aravuga intoryi inyanya ati nimunyereke za zindi z'ikimene kandi mushumba uba bari kudutega amatwi abari kumva buno buhamya barahita bibonaho igihe kibashyize wamubaza ati kubera icyo ushaka inyanya z'ikimene ngo nizo ziryoshye isosi ariko naragenzuye insanga sibyo ziba zinasharira ahubwo nuko ubushobozi afite wari wazirya se Pastor naraziriye hari naho nakoze mu rugo bakajya bazinuma nkajya kuzihaha ura akazi ko mu rugo urumva ro nyirizina ubwo buzima ukavata se niba ari igihumbi ndajya kandi uko inzima zigura siko inyanya z'ikimene zigura biba bitandukanye urabati nimba zinzima rero arashirira mu nyanya kandi n'ubunyobwa ntarabubona igihe kikamutegeka ariko suko arizo zirya ahubwo nuko igihe kimutegeka gurya akajya muri bushira ati munyereke imifupa n'ibinono akadefanda ko ari byo biryoshye isomba ariko arabeshya ahubwo nibwo bushobozi afite igihe ntikimwemera kubaza iroti ntikimwemera kubaza inkoko ahubwo kiramutegeka kirakuganiriza uzi kujya kugura imyenda kikagutegeka isoko uhahiramo nese amaduka ntituyaza ahenze ariko si igihe twemera kuyinjiramo nese wagize ngo wajya kugura ibirayi muri supermarket ariko si igihe kirabyemera ibirayi muri supermarket habamo ibirayi habamo inyanya ariko igihe ose wagize ngo imigati yo muri supermarket ntizwe ariko bate oya ntarasine muri karitsiye igihe kikagutegeka kuhaha nuko wambara ubu nureba nuko twambaye ni igihe kitwambitse gutya hayo kundi cyabanje kutwambika mbere ko twambara gutya mwambaye neza kigutegeka nuko ugenda buriya uratega moto uragenda n'amaguru igihe kirakuganiriza kiraguhugura igihe ni handi usanga umuntu agenda yivugisha mu muhanda ukabona ari kubara ibintu kandi ari wenyine ibura n'igihe kiba kiri kuvuye umugabo umwe ngo yigeze ava ahantu yaravuye Kicukiro ngo ari muri bisi noneho ntumbaze ko yari asize mu rugo bigenze yibagirwa ko ari muri bisi ahita avuga ngo nimushaka mu kinywera aho ngaho kandi cyane niba yarasize nta sukari hati nimushaka mu kinywera ngo urumva igihe cyamucanze ari muri bisi ntazi ko ari muri bisi ahita tubate nimushaka mu kinywera aho ngaho ubu ntubona hano ubwo wumva ngo imodoka zagonza hari abagonga atari ukubere igihe ibihe byamubanye byinshi mu mutwe na kumanaginga nuko igihe ni igihe reka kugira ngo tureke baze no kumva iki ngiki kugira ngo igikurikira bazamenye ngo kizakurikiraho kimeze gite ubwo ni umukasi ukurikira kugira ngo bazamenye ko bazajya bacagagura bya biziriko byose biba bibaziritse muri bya biziriko 7 pastor amaze kutubwira biba bikituboshye kugira ngo tuzabikate tuve mu mateka mabi twinjire nk'abamaze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ntitwasoreza aha tugiye gusoza ariko gatoya buri mukasi wose tuzajya tuwusengeramo Yesu ageze mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya Mariya yaramubwiye ngo ibyo kunywa birashize aravuga ngo dati igihe yamaye ntago kiragera aravuga ngo tubigendanyemo gute uribuka ijambo Yesu amusubiza yamubwiye ijambo rikomeye Mariya yahise agenda aravuga ngo icyo abategeka mu gikore ntabwo ari byo Yesu yaramubwiye rero abantu bizera bafite bwa butware hari igihe bajya bagiporovoka niyo mpamvu no kuva 9 havuze ngo Uwiteka kategeka igihe ateje babize rero iki gihe ari gihe nanone twigisha iki gihe tukakwigisha kugitegereza ukazarinda ugira imvi z'uruyenzi kumbe warengeje igihe rero
ubwo mu bukwe bw'ikana byabaye, haleluya, Mariya Magadalena, Mariya nyina wa Yesu yarangiza akizera ko, haleluya, yuko ubutware n'ubushobozi buri muri Yesu bubasha guhindura ariya mazi divayi, akababwira ngo icyo abategeka mu gikore kandi atari cyo avuganye nabo. Ufite ububasha bwo guhindura iki gihe urimo. Ni kimwe na Hezekiya igihe yari arimo cyari icyo gupfa, ariko Imana ari mutuyeho, ariko senze igihe cyo gupfa kirahinduka iminsi yo kubaho. Imbaraga z'igihe. Rero reka nkubwire, ntabwo cyari igihe cyawe cyo kurongorwa, tosiprararo, ariko mu butware tugiye gusenga, tugiye gukoresha rwa rurimi, za mbaraga z'ururimi, bwa butware bwa Adamu wa kabiri. Tugiye gukoresha ubutware twakiriye bwa Yesu, tugiye gukoresha ubutware twakiriye bw'izina, tugiye gukoresha ubutware. Noneho tugiye gusenga, vuga ngo amen. Muri uku gusenga ugiye gusenga kano kanya, igihe urimo niba utakishimiye gihindura, ariko ukiranuka n'ugihindura ukora ibyaha. Unega amatwi, n'ugihindura ukora ibyaha. Tugiye guhindura iki gihe, tugiye kugihindura. Ugiye gusenga uvuge ngo wagihewe ndakuvuguruza, wagihewe ndagusenya. Uko Mariya yagihinduye vino zikaboneka, nanjye niko ngiye kugihindura. Uko Mariya yagihinduye vino zikagaragara, kitari igihe cyo gukora, nanjye niko ngiye guhindura. Reka duhindure igihe, tugiye gusenga isengesho rihindura igihe, tugiye gufatikanya n'aba bantu gusenga duhinduze iki gihe. Yego, ni ugusenga. Umuntu arasenga iki gihe akamenya kugikoresha neza. Iyo ukoresheje igihe neza kirakubohora, iyo ugikoresheje neza kigukura mu buzima bwo gupfundikanya. Koresha igihe cyawe neza, niba Imana iguhaye aya maboko, amen amen amen, yakoreshe neza, witandukanye na karani, uvuge ngo iwacu bino nibyahageze, ariko iki gihe data ni yagihawe, ariko nge ngiye kugikoresha. Sogokuru ni yagihawe, nge ngiye kugikoresha. Abi wacu ni bakigize, jewe ndagihawe, ngiye kugikoresha. Hari abakifuje ni bakibonye. Iki ni igihe cyanjye ngiye kubohokeramo, iki ni igihe cyanjye ngiye kuvira mu buzima bubi. Arabambajije ikibazo, baravuga ngo mbese umuntu yakwibohora? Ya ari ibyo muzibohora. Nitunasoza aya masengesho, iyi mikasi, tuzagera n'igihe cyo kubasengera mubashe kubohoka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Zamuri sengesho papa John. Izina rya Yesu Kristo. Uri mwiza Kristo. Ifite ubutware, Imana la basandara baseka yaba. Waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo guhindura arema bikaremeka. Matakasara bikavaho mu izina rya Yesu. Hezekiya hinduye icyo twabikoraho kano kanya. Yarabwiye ko agiye igihe bamwe cyabapfiriye ubusa, bamwe cyabanywesheje ibintu bitanyobwa, abandi kibaraza munsi y'imihanda. Ariko uyu munsi wa none turasenze ubutware bwawe bw'ijambo ryawe rirarema ribeshaho ibitarimo bikabaho. Turategetse ngo ibihe bari barimo nk'uko wategetse igihe kigahinduka, turabategekeye mu izina rya Yesu. Reka bave mu bihe bari barimo bagira ibindi bihe bajyamo mu izina rya Yesu. Ibihe by'ibyago nibihinduka haza ibihe by'ibirori, ibihe by'amarira nibihinduka haza ibirori byishimo mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe niribiherekeze ngo igihe Imana yasibwiye Sara kigeze, reka gisohore ku buzima bwa. Ibyo tubitegetse twizeye yuko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe zidukoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha. John, waba hanomereye abantu bazashaka kuguhamagara? Ni 0788 666 664 Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. 82 663 419 Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Umwami Yesu abaha umugisha, umwami Yesu abiteho, nimugira amahoro ya Kristo. Amen.